hahirwa abashavura kuko aribo bazahozwa. Matayo 5:4. Gushavura kuvugwa aha ni agahinda nyakuri k'umutima ubabajwe n'icyaha. Yesu aravuga ati, nanjye nimanikwa hejuru y'isi nzireherezaho abantu bose. Yohana 12:32. Igihe umuntu arehejwe ngo arebe Yesu amanitswe ku musaraba, asobanukirwa neza n'icyaha cy'umuntu. Abona yuko ari icyaha cyababaje umwami w'icyubahiro kikamubambisha. Abona yuko nubwo yakundwaga akagirirwa neza bitavugwa, yakomeje kuba hari indashima n'umugome, kuko yaretse inshuti ye nziza maze akerensa impano iruta izindi zose zo mu ijuru. Ubwo ababambishije umwana w'Imana ubwa kabiri, kandi yongera gucumita wa mutima ukivirirana kandi washengutse. Inyenga y'ibyaha icuza umwijima kandi ndende yamutandukanije n'Imana, maze agashavura afite umutima umenetse. Abashavura batyo bazahozwa. Imana itwereka igicumuro cyacu kugira ngo tubone uko duhungira kuri Kristo, kandi kugira ngo tubaturirwe mu bubata bw'icyaha, maze twishimire mu mudendezo w'abana b'Imana. Tuba dukwiriye kuza ku musaraba dufite umutima ushenjaguritse by'ukuri, maze tukasiga imitwaro yacu. Amagambo y'Umukiza afite ubutumwa buhumuriza abababazwa n'umubabaro w'intimba z'urupfu. Ntabwo imibabaro itugeraho hatariho impamvu ibiteye. Imana ntinezezwa no kubabaza abantu cyangwa kubatera agahinda, nk'uko byanditswe mu gitabo cy'Amaganya 3:33. Igihe Uwiteka yemera ibigeragezo n'imibabaro ko bitugeraho, abagira ngo bitubere byiza kugira ngo dusangire kwera kwe, nk'uko byanditswe mu Baheburayo 12:10. Iyo ikigeragezo gikomeye cyane cyakiranywe kwizera gihinduka umugisha. Icyorezo cy'inkazi gitsemba umunezero ku isi kizatuma twerekeza amaso yacu mu ijuru. Mbega ukuntu hariho abantu benshi batari kumenya Kristo, iyi mibabaro itaza gutuma bashaka guhumurizwa nawe. Imana ikoresha ibigeragezo byo mu mibereho y'abantu kugira ngo bikure ububi n'imbogamizi mu mico yacu. Uko bikerera, uko bitema, uko bisena, uko birabagiranisha, uko byeza, ni ibintu bibabaza. Birakomeye kunyuzwa munsi y'ingasire y'urusyo. Ariko ibuye rimaze kuringanizwa niryo rishyirwa ahantu haryo mu rusengero rwo mu ijuru. Ntabwo umwami akoresha igikoresho cy'amanjwe mu murimo nk'uwo wo kwitonderwa kandi utunganye, keretse amabuye y'igiciro cyinshi cyatunganirijwe kubakishwa urusengero. Uwiteka azakoresha abantu bose bamwiringira. Abakiranutsi bazanesha bitangaje, bazigishwa ibyigisho bitangaje, bazagira imibereho itunganye. Data wo mu ijuru ntiyirengagiza abanyamubabaro. Igihe Dawidi yazamukaga umusozi Elayono agenda arira ikijyaruguru, atwikiriye umutwe kandi adakwese, nk'uko byanditswe mu rwa kabiri rwa Samweli 15:30, Uwiteka yamurebanaga imbabazi. Dawidi yari yambaye ibigunira kandi umutimanama we waramutotezaga. Kwicisha bugufi kwe byerekanaga ko yari afite umutima umenetse. Yeretse Imana uko ameze, abogoza amarira afite umutima umenetse, maze Uwiteka ntiyereka umugaragu we. Ntabwo Dawidi yigeze anyura umutima w'Imana y'urukundo, nk'igihe umutima we wari ushenjaguritse ahunga abanzi be batewe kumugomera n'umuhungu we. Uwiteka aravuga ati, abo nkunda ndabacyanka bahana ibihano, nuko rero ugira umwete wihane.